ndaguhamagarira ndakurarikira kuba umukunzi wa Yesu. Hano muri iyi si njya mbona abantu benshi bagira abakunzi, ariko nta mukunzi ushobora kubaho wamera nka Yesu. Nta mukunzi ushobora kubaho wamera nka Yesu. Njya nkunda kubivuga kandi nzahora mbivuga. Hari igihe abantu batuvuyeho, abantu baratwanga kubera ubukene twifitiye, baradusuzugura kubera yuko tuba mu nzu z'abandi, baradusuzugura kubera yuko rimwe na rimwe nayo gukodesha usanga yatubanye ikibazo. Abandi bahanuzi bakatubwira ngo muzapfa muri imbwa. Ndabyibuka hari uwigeze ambwira ngo wowe uzapfa uri imbwa, ntacyo wigejejeho. Abandi bahanuzi twujuje amazu akomeye, nawe ngo uzahora muri ibyo ngibyo ngo urukuvugisha ukuri. Uko kuri kutarimwe amafaranga se nukuhe? Imana burya ijya yumva n'amagambo ababaza batubwira. Bakaba bazi ko bicaye mu kazi banyaza abandi, bakaba bazi yuko bari kurya iby'imfubyi, bakarya iby'abapfakazi n'abakene. Imana irambwira ngo babwire ngo igihe cyo kubanyaga kirageze. Nabonye abantu bari kunyagwa ibyabo, kandi ngiye kubona mbona n'ubuzima bwabo buri kubigenderamo. Yemwe banyarwanda, banyarwandakazi, mwese abaneza amatwi, niba uzi yuko uri guhinga isambu ya mugenzi wawe, mubwire ngo nubwo bakwiga ibyo uri kwita ngo ni umugisha, igihe kigiye kuza bihinduka umuvumo. Ibyo uri kwita ngo ni amahirwe, igihe kigiye kuza bihinduka umwaku. Iyi ni impeta nambaye, iyi ni impeta nambaye. Nagiye kubona mbona haje umuntu yitegereje abantu, ngiye kubona mbona arababwiye ngo impeta zanyu ziri hehe. Yamara gukata akiba ibya runaka, akiba ibya mugenzi we. Bamwe barabyibye birabahira, bari mu mazu biremeye, abandi bari guhinga amasambu bikemera, abandi bari gucuruza bikemera, abandi bari kwiga bikemera, abandi bicaye mu tuzi dutandukanye bikemera. Ariko kubera ko bakuye mwiki impeta y'isezerano. Tuvugishije ukuri, yewe wowe uneze amatwi wa mubyeyi we, wowe wicaye muri ako kazi ukaba uzi neza yuko impeta wayikuyemo, ako kazi wicayemo waragasambaniye kugira ngo ukabone. Hari abajya bamamagara bari kurira bati ndyarya zo mu Rwanda ziduteye ibikomere, abesikoro amabandi yo mu Rwanda duteye ibikomere. Ariko nkababwira ngo abenshi nimwe mwitera ibyo bikomere. Ndababwiza ukuri, umuntu wese uzaza akababwira ngo ibintu biracitse, ibintu by'ibitangaza, ibintu bidasanzwe. Ariko njyewe Vedaste maze imyaka myinshi nkorera Imana, maze imyaka myinshi isenga Imana, kandi Imana ikavugana nanjye. Imana ikambwira ngo mwana wanjye tuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Ni mwene so Munyarubuga Vedaste, kandi numwe muri babandi bakunda gusenga, numwe muri babandi bajya bagufasha gusenga Imana. Uyu mwanya ni ukuri ugire kwizera ko hari Imana. Nabonye Imana inyereka imitima y'abantu benshi ihangayitse, ndetse ngiye kubona mbona abantu bamwe bari gusenga ngo icyama nkamera nka runaka we yarashubijwe. Ariko Imana irambwira ngo witegereze neza. Ngiye kubona mbona Imana inyeretse umutima wa muntu, ariko ngiye kubona mbona wa mutima umeze nkaho mbese ukomeretse. Imana irambwira ngo nubwo abantu benshi bari gusenga ngo runaka ngo naba nawe, Imana irambwira ngo umuntu wese akwiriye kumenya uko ari kandi agahagarara mu gihe cye neza. Niba uri kugeragezwa, menya yuko ni igihe cyo kugeragezwa, ariko kandi igihe cyawe nikirangira uzashima Imana. Kubera yuko icyo namenye, ntabwo Imana igitererana abana bayo, ntabwo Imana igikora ikosa ryo gutererana abana bayo. Nkuko dusoma hano
mu maganya ya Yeremiya hari ijambo riri hano mu bice bitatu, umurongo waho wa 32 haranditswe ngo naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe, kuko atanezezwa no kubabaza, azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubateza agahinda. Imana izi yuko ufite agahinda, ariko ntabwo Imana inejejwe nuko ufite agahinda. Ufite agahinda k'abana bakunaniye, ufite agahinda k'umugabo uri kuguca inyuma, ufite agahinda k'imiryango washakiyemo, ufite agahinda k'ibyawe byayoyotse, ufite agahinda kuko wirukanywe ku kazi, ufite agahinda kuko umushahara wawe wagabanyijwe, ufite agahinda kuko agahinda ufite nta wundi wakakumara uretse Imana yonyine. Njya nkunda kubibwira abantu ngo burya abantu benshi ubona bagenda ukabona bameze neza, ariko uretse Yesu wenyine, umuntu utari muri Yesu ahubwo agahinda kazamwica. Ni ukuri, ndababwiza ukuri, umuntu wese utishingikirije ku mugabo witwa Yesu agahinda kazanamwica, kuko uzasererera muri iyo miryango washakiyemo. Nujya kubona ubona agahinda karakwishe, umere nka wa musore wari umufana wa Rayon Sports abonye ikubiswe itsinzwe ibitego 4, agahinda karamwica ahitamo kujya kwiyahura. Abantu benshi ubona biyahura, abenshi nta kindi kiba gitumye biyahura, n'uduhinda tuba twabaye twishi mu mitima yabo, bakabona nta kindi kiri bukorwe, bakabona ko ikiri bumara ibibazo byabo ari ukwiyahura. Ariko iyo ufite Yesu, haleluya, hari umuririmbyi waririmbye ngo nge ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Haleluya. Ni ukuri, ndaguhamagarira, ndakurarikira kuba umukunzi wa Yesu. Hano muri iyi si njya mbona abantu benshi bagira abakunzi, ariko nta mukunzi ushobora kubaho wamera nka Yesu. Nta mukunzi ushobora kubaho wamera nka Yesu. Njya nkunda kubivuga kandi nzahora mbivuga. Hari igihe abantu batuvuyeho, abantu baratwanga kubera ubukene twifitiye, abantu baratwanga kubera igihe turimo, abantu baradutererana, ariko nyamara Yesu akadusanga akatubwira ngo ni muhumure. Hari igihe twari turiho nge n'umudamu tumeze nk'abari mu kato, afite madamu ujya urota, kandi inzozi arose zikaba atari za nzozi zisanzwe. Iyo ambwiye ngo ndose iki ngiki byanga bikunda, ndagitegereza. Madamu arambwira tumva, ndose abantu bari kudusura bakajya baza bikoreye kandi baturutse impande zose. Ati nubwo dusigaye nta muntu n'imiryango yaratwanze, ariko byanga bikunda Imana igihe kizagera Imana iduha abantu. Haleluya. Igihe kizagera Imana iduha abantu. Ndashimira Imana ko uko madamu yabirose, Imana yampaye abantu. Imana yampaye abantu, n'uwibwiraga yuko ngewe ndi ngenyine, akibwira yuko nta muntu ufite, akibwira yuko nta nshuti, akibwira ngo buriya ngo naramuhimye ngo kubera yuko ngo yari oya. Yesu yampaye abantu. Yesu yampaye abantu, icyo ndakimushimira. Kandi njya nkunda kubwira abantu no mu butumwa natambukije ubwashije, Imana yari yambwiye ngo bwira abantu bafite ikibazo cy'abantu bagenda babavaho, ubabwire ngo bujya Imana igukuraho abantu runaka ishaka kukuzanira abandi, kandi gukuraho inshuti ireba ikabona yuko inshuti igiye kugwazira utazazindi zikuvuyeho. Niko bimeze. Yesu ajya ahinduranya
agahinduranya inshuti, akavuga ngo 2015 ugomba kuba ufite inshuti zimeze gutya, 2018 zimeze gutya, 2020 ibi inshuti zimeze gutya, kubera yuko buri gihe cyose kigendera mu gihe cyacyo, kandi Imana ye bifite ukuntu yubatse igihe cyayo. Inshuti yanjye, wowe unyemera, wowe unyubaha, wowe wemera Imana iri muri njyewe, Imana nkorera, Imana iguha umugisha. Uri mu mujyi wa Kigali, Imana iguhereye umugisha. Uri mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda, Imana iguha umugisha. Nukuri ngusabiye umugisha. Burya ngo abigishwa ba Yesu babonye ngo abantu bari kwirukana abadayimoni mu bantu, ngo bakabirukana bifashishije izina rya Yesu. Noneho ngo baraza baravuga ngo twabonye abantu bari kwirukana abadayimoni mu izina ryawe. None aba bantu bakwiriye kugenda gute? Aba bantu bakwiriye gufatirwa uwuhe mwanzuro ko baraha naha? Ariko Yesu ni umugabo ndamwemera. Ngo Yesu arangije arababwira ngo abo nimubareke, kuko ababasha kwirukana abadayimoni mu izina ryanjye, abo ngabo turi kumwe, abo ngabo ntabwo ari abanzi bacu. Ni ukuri. None se umuntu wemera ubutumwa Imana impereza, umuntu wemera ikinyamakuru cy'amakuru y'Ijuru TV n'ubutumwa butambukaho akabwamamaza, uyu muntu nanjye ndimo senga Imana ngo ihindure page y'ubuzima. Ndabizi neza yuko hari page abantu bari kukureberamo, nubwo Imana yakujyanye muri Amerika, ariko hari page y'ubuzima abantu bari kukureberamo bakagusuzugura. Nubwo Imana yakujyanye mu bihugu by'amahanga ukaba uri umudiyasipora, ariko akagasuzuguro, Imana igukureho uyu mudayimoni wo gusuzugurwa mu izina rya Yesu. Kubera yuko niba Imana yaranyemeye ikangabira umurimo wayo, ikanandukanya n'abandi besikoro n'amabandi garaha hanze, njya nkunda kubivuga, ntabwo natinya kubivuga. Njya nkunda kuvuga ngo niba hari n'uwo naba naraririye ibye, azagenda avuge ngo uriya muntu yandiriye ibi nibi. Ndi umugenzi ujya mu ijuru, kwitwa ngo ndi umukozi w'Imana, nkagaburira iyi nda ikabyimba, ikamera nk'agasozi ndatwa, ikamera nk'ikirunga, ariko nazabona umwami Imana. Ibyo biragatsindwa, nta nicyo byaba bimaze. Nge ndi umukristo mu mutima, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Baradusuzugura kubera yuko tuba mu nzu z'abandi, baradusuzugura kubera yuko rimwe na rimwe nayo gukodesha usanga yatubanye ikibazo. Abandi bahanuzi bakatubwira ngo muzapfa muri imbwa. Ndabyibuka hari uwigeze ambwira ngo wowe uzapfa uri imbwa, ntacyo wigejejeho. Abandi bahanuzi twujuje amazi akomeye, nawe ngo uzahora muri ibyo ngibyo ngo urukuvugisha ukuri. Uko kuri kutarimwe amafaranga se nukuhe? Imana burya ijya yumva n'amagambo ababaza batubwira. Iryo jambo ryarambabaje, ariko Imana irampumuriza mu bicuku bya nijoro ndyamye. Inyereka yanzu ya wa muhanuzi, ngiye kubona mbona yanzu, ngiye kubona mbona ngo afashwe n'umusonga, ngiye kubona mbona wa musongura mukumbanyije, ngiye kubona mbona ngo umwana wasitaye nk'ari arapfuye, ngiye kubona mbona yanzu ngo abari bayirimo n'ubundi mbona ngo bose bapfuye urupfu rwa gitungura, ngo mbona yanzu barayikinze, ngiye kubona mbona abandi baraje bayibamo. Imana irambwira ngo uzabitangarize n'abandi bazi yuko bari mu mazu bibye abandi, bazi ko bari mu mazu y'ubujura, bazi ko bari mu modoka z'ubujura, bazi yuko bari mu masambu y'abandi, bazi ko bicaye mu maduka y'abandi, bakaba bazi ko bicaye mu kazi banyaza abandi,
bakaba bazi yuko bari kurya iby'imfubyi, bakarya iby'abapfakazi n'abakene. Imana irambwira ngo babwire ngo igihe cyo kubanyaga kirageze. Nabonye abantu bari kunyagwa ibyabo, kandi ngiye kubona mbona n'ubuzima bwabo buri kubigenderamo. Yemwe banyarwanda, abanyarwandakazi, mwese abaneze amatwi, niba uzi yuko uri guhinga isambu ya mugenzi wawe, ni ukuri ndagira nkubwire ngo ushobora kuba warayimunyaze mu buryo bw'uburiganya. Inzira zose wanyuzemo, Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo by'abandi ufite biriho umuvumo, biranduye. Icyajyaga kukubera cyiza ni uko wagatunze ibintu bizima byejejwe. Kandi mureke mbabwire, aho kurya ikimasa gishishe warya imboga sa ariko kandi ziri mu rukundo. Bikeya twebwe tubona, njya nkunda kubivuga, iyo tubonye dodo tuzishimira Imana, twabona ibishyimbo tugashimira Imana, twabona icyayi cya mukaru tukavuga ngo Uwiteka urakoze kubera yuko uduhaye icyayi cya mukaru. Hari igihe cyabayeho tutabona n'ubwanwa iki cyayi, tugaserebura tugashima Imana ngo urafandi, tugaserebura ngo urafandi. Ibyo bikanezeza umwami Imana. Ariko ndagira nkubwire ngo wowe wicaye muri kadastere uzi yuko amafaranga wayiguze ari amajurano, ukabuzi yuko ari ubwesikoro, ukabuzi yuko abana bawe bari kwiga mu Buhinde, abandi bakaba bari kwiga mu Buholandi, abandi bakiga mu Bushinwa, abandi muri Amerika. Nukuri ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bakwiga, ibyo uri kwita ngo n'umugisha, igihe kigiye kuza bihinduka umuvumo. Ibyo uri kwita ngo n'amahirwe, igihe kigiye kuza bihinduka umwako. Iyi ni impeta nambaye. Ngiye kubona mbona haje umuntu yitegereje abantu, ngiye kubona mbona arababwiye ngo impeta zanyu ziri hehe. Ngiye kubona mbona barazibuze. Ngiye kubona mbona ba bantu badafite impeta. Ngiye kubona mbona barajyamishijwe, bakubitwa ibiboko byinshi ndeba. Imana iransobanura yambwira ngo iriya meta ni amasezerano Imana yagiye iha abantu, yamara kuyahereza abantu bagafata ya meta bakayikuramo, akavuga ngo isezerano ndivuyemo. Ntabwo ngiye nkwiriye kuba kwitwa ngo ngiye ngo ndi umurokore wavuganye n'Imana, ariko nyiri mw'ubu butayu. Agahita agenda agakata, yamara gukata akiba ibya runaka, akiba ibya mugenzi we. Bamwe barabyibye birabahira, bari mu mazu biremeye, abandi bari guhinga amasambu bikemera, abandi bari gucuruza bikemera, abandi bari kwiga bikemera, abandi bicaye mu tuzi dutandukanye bikemera. Ariko kubera ko bakuye mwiki impeta y'isezerano. Tuvugishije ukuri, yewe wowe uneze amatwi wa mubyeyi we, wowe wicaye muri ako kazi ukabuzi neza yuko impeta wayikuyemo, ako kazi wicayemo waragasambaniye kugira ngo ukabone. Ibyo biro wicayemo, wicaye kuri computer, ariko nawe urabizi yuko iyo uri guhembwa amafaranga ya buri kwezi, ayo mafaranga ni ay'ubusambanyi uba uri kwakira. Ayo mafaranga uri kwakira ni umwaku, ni imivumo. Hari abantu bokamwe n'ibyaha by'ubusambanyi, biragenda biba muri bo, bibakarite, biragenda mbese bishinga imizi mu mitima yabo. Ariko abangaba ndagira ngo mbabwire ngo ibi byaha by'ubusambanyi bibazaniye umwaku, bibazaniye akaga, bibazaniye ishyano ndetse n'urubyaro rwanyu, kubera yuko nta cyiza muri gutegurira abana banyu. Ushobora kureba ukansuzugura ukondi, ariko njyewe ndi umukristo, kandi njyewe ndagira ngo nkubwize ukuri. Hari icyapa nigeze mbona ngeze i Rubavu, mbona bacyanditseho ngo uwaguha iby'isi byose ariko ukabura ubuzima bwawe byakumarira iki? Ibi bibashuka byose nta kizarokoka keretse abantu bihanye Yesu akabakiza. Haleluya! Imana ni ishimwe. Ndagira nkubwire ngo nubwo tubabwira Imana, ariko ubundi iyo murebye Yesu ni wavuze ijambo aravuga ngo ariko ubundi mubona ndinde. Iyo mureba Vedaste mubona ndinde, mu bahanuzi b'iki gihe mubona ndinde.
mu bantu b'iki gihe mfite inomero z'abadiaspora benshi, njya nkunda kubibwira abantu. Muri iki gihe cya none aho umuntu arajya kubona akabona telefoni umudiaspora yamwandikiye, yarunguruka muri telefoni akabona ni nomero yo muri Amerika, ni nomero yo muri Canada, ni nomero yo muri Australia, Sweden n'ahandi, agahita avuga ati banke, mbonye ikigega cya banke ngiye gukuramwe amafaranga. Agatangira agahimba imitwe akavuga ngo ndanyura muri izi nzira ndawuteka gutya ariko amafaranga nyamukureho. Hari abajya bamamagara bari kurira bati ndyarya zo mu Rwanda ziduteye ibikomere, abesikoro amabandi yo mu Rwanda duteye ibikomere. Ariko nkababwira ngo abenshi nimwe mwitera ibyo bikomere. Ndababwiza ukuri, umuntu wese uzaza akababwira ngo ibintu biracitse, ibintu by'ibitangaza, ibintu bidasanzwe, ariko njyewe Vedaste maze imyaka myinshi nkorera Imana, maze imyaka myinshi senga Imana, kandi Imana ikavugana nanjye. Imana ikambwira ngo mwana wanjye, ndabyibuka hari igihe kimwe nabayeho mbaho mu buzima bugoye, ndagenda ndakokoka, iyi misaya irahombana, nanjye ubwanjye ndiheba. Ariko urabona ko Yesu yagiye ateraho akandi kanyama. Ni ukuri, nyamara nubwo bimeze bityo, senga Imana, nkorera Imana, mvuga ubutumwa. Ndabyibuka nagiye njya kuvuga ubutumwa ahantu henshi, nahagarara mu rusengero nkaba ndi gusenga ngo Mana ufashe mbone mvuye aha ngaha ndangije kuvuga ubutumwa. Kubera iki? Ndi guhagarara nkumva ngiye kwikubita hasi kubera inzara yaranjegeje, mu nda niziritse umukanda na unumye neza. Nyamara Imana ivugana nanjye ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Erega aka gasura dufite ni Yesu. Aka gasura ntabwo kava mu miryango tuvukamo. N'imiryango byageze naho itwanga bene data. N'imiryango iratwanga. Miryango iratwanga, baravuga ngo barana abasazi n'inamutwe n'indindagizi, muzabareke barindagire. Ariko uyu munsi bamwe mu bari baragiye batwanga bagenda batugarukira kubera Imana. Haleluya. Nukuri iyo tubabwira Yesu, tuba tubabwira Yesu uhindura amateka, tuba tubabwira Yesu ugira neza. Iyo tubabwira Yesu, tubabwira ngo aka gasura dufite ni ukubera we. Ntabwo ariko byari bimeze, ariko Yesu yatugiriye neza, ariko Yesu yaduhinduriye amateka, Yesu yaduhaye agakiza ku buntu, izina rye nirihabwe icyubahiro. Ni ukuri, nyemerera uyu mugabo witwa Yesu, wapfuye akazuka, agapfira bari mu isi bose, akaduha agakiza ku buntu. Uzi ko naje gukora ubushakashatsi nkasanga mu isi nta kintu cy'ubuntu kiriho, nta kintu cy'ubuntu kiriho. Ndagira ngo nkubwire ngo yaba inkweto wambaye kugira ngo uyibone wayiguze amafaranga, ishati wambaye kugira ngo uyibone wayiguze amafaranga, imodoka ugendamo kugira ngo uyibone wayiguze amafaranga, yewe no kugira ngo uboneke mu nzu ubamo niba ari iyawe wayiguze amafaranga, cyangwa urubakisha na amafaranga, niba uba no mu yabandi bigusaba amafaranga. Nta kintu cy'ubuntu kibaho mu isi. Niyo ugiye gucuruza hariya, kubera ko nta kintu cy'ubuntu, no gucuruza urabisorera. Naritegereje ndareba, sanga ibintu byose ni amafaranga, ariko Yesu yaduhaye agakiza ku buntu. Uyu mugabo nashimwe, uyu mugabo nahabwe icyubahiro. Aka gakiza rero ku buntu yaduhaye katuzaniye imigisha. Aka gakiza ku buntu iyo ugahagazemo neza kaguhindurira amateka. Ni ukuri nk'uko mbabwiye, twagiye tunyura mu buzima bukomeye cyane, ndetse tukabona yuko nta byiringiro by'ubuzima. Ariko nyamara Yesu akatubwira ati bana banjye nzabagirira neza,
turacyari itekeri, turacyari ku musozi. Ariko nanone uko biri kose ni ukuri turashimira Imana aho ibaye igejeje ikora, bitwereka ko n'ibindi izabikora. None se niba njyewe narabaye umukozi w'Imana, nkubaha Imana mu kigeragezo cy'ubukene ubukene budasanzwe, kandi nkanezeza Imana pe. Njya mbyibuka hari ahantu najyaga njya kuririra buri munsi nkarira, avuga ngo ariko se Mana ibi bizageza ryari? Ariko ndashimira Imana, ni Imana igihoza amarira. Ni ukuri nitutagwa isari tuzasarura, n'ijuru Imana yadusezeranyije tuzarijyamo. Uyu mwanya unyemerere dusenga Imana. Imana y'amahoro ikumpera umugisha. Imana y'amahoro ni ukuri ikugirire neza. Mwene data, reka dusenga Imana. Ariko niba uri muri Yesu neza gumamo, byanga bikunda. Narabivuze ngo abantu bashobora kwiringira Muhamadi bakamwara, abandi bakiringira izindi mana bakamwara, ariko nta muntu wiringiye umugabo witwa Yesu uzakorwa n'isoni. Niba uzi yuko impeta wayikuyemo, ongera ushakashake hahandi impeta yawe wayijugunye. Numara kongera kubona impeta yawe, wongera ugaruka imbere y'umugabo witwa Yesu, umubwire ngo ndagarutse, unyakire mu bana bawe. Mana data wa twese uri mu ijuru, mwami w'abami, ndagushimye. Uri Imana y'amahoro, utabara ubwoko bwawe. Waradutabaye utugirira neza, utugira abagabo baravuze ko turi imbwa, kandi n'uyu mwanya twiyemeje kukunambaho kubera yuko twabonye uri umwami mwiza w'amahoro utajya utererana abawe. Dusengeye abantu bawe bari mu bihugu bitandukanye, bari mu turere dutandukanye, abarwayi bakire, ibitangaza bikorekeke, impumyi zihumuke, ibipfamatwi byumve, abari mu mwijima bawuvemo, kandi abo Satani yagize imbata turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo babature, ubakure mu bubata bwa Satani, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Amina. Ndagushimiye data, mirindi yo gutabarwa kwawe ikomeze kumvikanira hafi yacu. Ngushimiye kubanye nanjye kandi kungiriye neza, ukagirira neza ubwoko bwawe buri hirya no hino mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana y'amahoro ibamere umugisha mu izina rya Yesu. Amen.